Ikwisi ndagira ngo mbwire ibintu byo kuvuga ngo ibageze umuvandimwe wawe ubikura he? Abuswandi ko numva bigwangakishije oya mbwira ntibaze iminsi mbitekereza nshaka no kubikubuza nkabura umwanya nta majoro ariko ndashaka uyu munsi umbwire ninde wakubwiye ko ibageze atari umuvandimwe wawe? ndabyumva ari ingenzi sinzi ubwo nshaka narahubutse wenda nabivuga ariko ntabwo nyine mbwira njye ndashaka kumenya inkomoko yabyo ninde wabikubwiye byaturutse he ubikura he ibyo bintu? mama wabimbwiye. Inde? Mama Isini? Tuhamira ko cyangwa papa ushobora kuba usigara mu bijyanye n'undi mugore. naragize nde? Niko nyoko yakubwiye se? ntabwo ariko yambwiye nyine ariko kubera ukuntu nyine mbona bigwangakishije agira ngo ibyo yambwiye n'ibyo kandi birenze n'izindi tuvukana. Ntega amatwi nyumve uranyumva neza guhera kuri iyi saha uyu munota menya neza yuko iribagiza ari umuvandimwe wawe uranyumva? Ibindi utekereza cyangwa se wavanye ahandi ndetse n'undi warabikubwiye wese bisibe mu mutwe uranyumva ko ari bikubwiye? Sinzongera kumva ayo magambo aguturukamo, sinzongera kumva iyo mitekerereze. Fata iribagiza nk'umuvandimwe wawe umenye ko uri umuvandimwe wawe ndise akaba umuvandimwe wawe nta Isini akaba ari nyina uranyumva neza? Ibyo bintu sinzongera kubyumva ni ubwa mbere n'ubwa nyuma. Kagenda ujye kuryama sawa ijoro ryiza. Ibibazo birahagije hari n'ikindi dusigaje. Ariko wagenda baby nubwo uri kunyirukansa se kugira ngo ndacyahibuka neza kubera ko ibintu byinshi byarahindutse noneho ndi kugira ngo mfate byibura akanya gato mbe matekereza ngira ibiki. ariko nanone gukeneye kumenya hari kubera ko birihutirwa urabizi n'ibintu twahashyize hari ibyo mama akeneye kandi mu by'ukuri nk'uko bigaragara ko urufunguzo rw'ibizakurikiraho byose ibintu byacu njye nawe urabizi ibyo twavuganye bihagije ntabwo wakabaye ubu ngubu ukihashidikanyaho kugeza aka kanya tugiye birere byose urabivuga. nta kibazo ndahibuka uko ibintu bimeze kose ntabwo wenda nahibagirwa cyane wenda ahubwo gusa iyo ndi kukugurira n'inkweto urabonyeretse ko muri hano ko ari neza hanyuma uteke ko pizza kandi bisanzwe kujyana nyine urishima ndabizi neza ahantu witeke ko pizza urabizi ko akaresitora k'abashinwa Making surprise. I will even surprise with a new thing. Okay, they can give you those for questions. Genda ntutere sibyo? Ntabwo nida. Abizi byanyamaje kwitozaniza yuko petrone byarindi. Yeah, original. All right, thank you. Yeah, speed up please. Hey. Iribaye. Ariane. Iribaye. 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 Yem. Iribaye. Yem. Yem nga ba?
ibaye ubaye iki nta wundi muntu uri muri uru rugo ra niko ye ubaye iki ese wambwiye sabaye iki kandi noneho urababara neza yewe yewe mwabaha ibagiza Cyusa. Nawe urabona ko tumaze guhuza ni inshuti yanjye rwose numva nayo narahomye njye nari maze nakubona rwose twaraganiriye mbere turi inshuti ndabikunda urugero rimurisha ushobora kugira akazi kenshi shangira akazi kenshi ahubwo nanjye uzanjyane muri Amerika yego yari amadolari rero se wera bimeze nk'igihe ntabwo umuyobozi ugitiye ariko amafaranga iyo ugize amahirwe ukabona umutekano ubundi n'ibindi byose biraza nibyo ntanga n'igihugu cyiza igihugu cy'umutekano twumva twese cyaba igihugu cy'amasaziro nibyo none se Cyusa koko waritegereje neza ubundi yari iparitse ureba ko wowe ibarizo wanjye uriya wararebye neza umushishoza ubona iribagiza iribagiza si iribagiza none si iribagiza ni ukumva neza kubwira uriya mukobwa ari we iribagiza iribagiza nakuretse niba utari uriya mukobwa wamwitse neza igihe wazaga mu rugo yesi iribagiza nyine iribagiza kandi mushaka please Cyusa uriya mukobwa rwose ntabwo ari iribagiza ntekereza ko bamaze kukugeramo tuzumwe vuba twitaye iribagiza nawe ngenda kumwe nawe seriously nahuye nawe ndetse arahamanya turahoberana kumva nawe dufitanye amateka twize ku kigo kimwe Ariane ahubwo gashobora kuba kakugezeho ko ntabwo uri kunyita iribagiza Ariane ngo mwariganye ngo mwarahuye ubona kweretse se nini wanyeretse njye ntabwo ntuzi nuse ubona n'umusazi ku buryo najya gutoragura umunyagasozi ntasi mubwibutsa yanjye iribagiza gusa nturikire iyo twaganira ariko nawe ujya uganira ibintu bifite na logique niba ubundi tunabireke ntacyo tuzaganira tutari kumoho ariko muri nyinshi buriya none se Cyusa mwaba mwaraganiriye ku bijyanye n'ababyeyi be tuganira ntabwo byari byose nk'umubaza sinari kumubaza iby'ababyeyi kandi ababyeyi n'abareba mubaza amakuru yabo se ibyo babayeho n'akazi bakora ababyeyi banjye mwari mwabenze nibo bashyinguye ababyeyi banjye bagisa urengera ku bwigeze niba umuntu ashobora kuzakubwira ati mama wawe ntabwo ari mama wawe umuntu wamutekereza kandi nawe uvuga ubizi neza ko wari nyoko arimo aravuga Cyusa ndagira ngo mbere ko njye nta nyungu bifite ibyo nabigize nakubeshya rwose nabigizeho amatsiko nanjye nk'uko bivugaga ndaza kugerageza kureba nibaza niba ari ababyeyi
ntangira gutekereza se yageze n'iye bahita nzamubona nte ikinerwaga ni twamurura ubwo ibyo byose ndabikoze dukeneye kosa ni yuko yawe iribagiza abanyawe ntabategekera kandi ngira ngo nari muzi nyina ubwe niwe wampezazi iribagiza arambwira ati n'umukobwa wanjye iribagiza ukubyumva kandi yahawe uburenganzira kuri we arambwira ati ni uwawe reka nawe igihe cyose kitaragera reka tumwitaye muri se nyina yabimbwiye abeshya nyina wayiribagiza niwe wabimbwiye anyumva neza ibyo yasabwiye ntabwo byita nanjye sinari muzi nyina wamunyeretse ntabwo wiyiribagiza mbese ibagiza barebe reka dutashye reka tumwitaye bambwira ko ubu utekereza ko yibagiza wa nyawe abahehe mbaza byinshi kuko niba udashaka kumenya ariko ndabizi watera usanga ukuri sibyo ariko ngewe ukuri ndi kukubwira niba yibagiza ntababyeyi tugira iribagiza twahuriye mu nzira aramenya twize kuko kimwe turi tuturanye urashaka bishyuye sibyo ntabishyuye sawa emere urakoze cyane umwumugabo sigara umara ibyo ushaka byose umwereka ndaza kugaruka ahangaha nyuma y'isaha ndaza kuhanyura muri amafatire y'ibyakosa ntubigire inama ntubigire inama umva uzamfashe uzabe mu bukwe bwacu kandi niba utanabishoboye ubwo nta kibazo ngendanye nawe gusa wabaye inshuti nziza ibindi byose nkeneye kubyumva ushaka kuntandukanya n'uwo nakunze